mw'izina ry'umuyobozi w'akarere utashoboye kuboneka ahangaha kubwa impamvu z'akazi zamutunguye, turagira ngo tubahe ikaze muri aka karere kacu, karere keza ka Rubavu. Tunabashimira byimazeyo uyu mwanya mwatugeneye, ari aba bavuye hanze y'aka karere mukaza kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyiza cyo gutaha iki kigo mbonezamikurire y'abana bato cyubatswe ku bufatanye n'uyu muryango Rich, ariko tunashima nanone byimazeyo ubufatanye hagati y'amadini atandukanye muri uru rugamba turimo. Aha by'umwihariko tukaba dushimira Islam kuri iki gikorwa cyiza, uruhare babigizemo kugira ngo uyu munsi tube tugeze aha hantu. Ubuyobozi bw'akarere rero turakomeza kubizeza ubufatanye, abihaye Imana ndetse n'inshingano zacu k'ubuyobozi gukomeza gushaka umuti kuri ibi bibazo bitwugarije, aho kimwe n'ahandi aha dufite iki kibazo cy'abana, ariko mu rwego rwo gushaka umuti dufatanyije n'abikorera, dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye, hakaba hari intambwe imaze kugenda iterwa nubwo hakiri byinshi byo gukora. Aha twavuga ko kugeza ubu ngubu dufite ya mashuri based ECD 73, community based ECD 93, turi muri gahunda yo kubaka izi home based ECD, ariko ibi bigo byose tuvuze bikaba ubu ngubu byakira abana bagera ku 13,123. Aha rero turakomeza gusaba ubufatanye kugira ngo dushobore gufasha mu gukumira ariko no gukemura ikibazo dufite. Ari nayo mpamvu twongera kwibutsa n'andi madini n'amatorero kubirebana na